amaso meza nk'inyana y'igaju umwana twiganye gusa niwe mfite ku mutima afite amaso meza nk'inyana y'igaju niba ubusimbi ryanjye ubu mfite ku mutima ayera visiti bombo we buryohe bwanjye genza gusasa urukundo gusegura umutima maso y'inyana nyumva ni wowe nzambika impeta umva burine nkunda mucyo narakwihereye naho izuba ryavanye sinakwibagirwa Ntuye kuzamura umutaka buri gihe iyo ndyamye nge nkakubona mu nzozi maze umutima wanjye nkahita numva ndi mu bicu genza gusasa urukundo ngusegura umutima maso y'inyana nyumva ni wowe nzambika impeta buri gihe iyo nkubonye nge nkubona nka diyama ni wowe buzima bwanjye imana yanyihereye nza gusasa urukundo ngusegura umutima maso y'inyana nyumva ni wowe nzambika impeta nge nkubona witambukiro kantera ubushagarira ngwino ubwami bwanjye mu mutima wawe nge mbabariraho gatoya nkore kw'icyo kibero ubyibura iminota itatu ndaba nduhutse mu buzima nge mbabariraho gatoya nkore kw'icyo kibero ubyibura iminota itatu ndaba nduhutse mu buzima